Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya. Njyewe Zakariya ngo nubura amaso ndabonekerwa, mbona umuntu ufashe mu kiganza inago yo gupimisha. Ndamubaza nti uragana he? Aransubiza ati ngiye gupima Yeruzalemu kugira ngo menye ubugari n'uburebure bwayo. Nuko wa mumarayika twavuganaga aratambuka, undi mumarayika aza amusanganiye, arambwira ati irukanka ubwire uriya musore uri hariya uti Yeruzalemu igomba kuba umujyi utagira inkike, kubera ubwinshi bw'abantu n'amatungo bizawubamo. Ubwo nanjye nzaba nkurwanaho, uwo ni Uhoraho ubivuze, nzawubera inkike y'umuriro kandi mbe n'ikuzo ryawo muri wo nyirizina. Sabagizwa n'ibyishimo uhimbarwe mwari w'i Siyoni, kuko nje kuguturamo rwagati, uwo ni Uhoraho ubivuze. Uwo munsi amahanga menshi azayoboka Uhoraho, ahinduke umuryango wanjye bwite ntuyemo nyirizina. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nyagasani, koranya umuryango wawe watatanye. Mahanga yose nimwumve ijambo ry'Uhoraho, muryamamaze mu ntara ya za kure mugira muti uwatatanyirije Isirayeli impande zose arayikoranyije, azayirinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Uhoraho yacunguye Yakobo aramuharanira, kandi amugobotora mu maboko y'umunyembaraga. Bazaza batera indirimbo z'ibyishimo ku musozi wa Siyoni, bahadendeze basanga ibyiza by'Uhoraho. Ubwo inkumi zizabyina zidagadure, kimwe n'abasore n'abasaza. Umubabaro wabo nzawuhinduramo ibyishimo, bakomeze abagowe mbahe kwidagadura. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka. Mu gihe bose batangarira ibyo Yesu yakoraga byose, abwira abigishwa be ati mwebweho mutege amatwi mwumve ibyo ngiye kubabwira. Dore umwana w'umuntu agiye kugabizwa abantu. Ariko ntibumva iryo jambo, ribabera urujijo, ntibanasobanukirwa kandi batinya kumusobanuza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye aratwibutsa ko Imana idutabara kandi ikatubera inkingi twegamira tugakomera, tubikesha kumva neza ijambo ryayo. Mu isomo rya mbere, umuhanuzi Zakariya amenyesha abantu ibyo yabonye mu ibonekerwa rye, agamije kubumvisha ko Imana ibahora hafi kandi barinda. Uhoraho niwe uturwanaho kandi akanaturwanirira. Tugomba rero guterwa ibyishimo no kubana nawe, kandi ikuzo rye rigahora ritubengeranaho. Iyo Uhoraho Imana adutuyemo rwagati, duhorana umugisha, turatunga tugatunganirwa, duhora mu mahoro n'ibyishimo biheraheje, turayoboka nawe akatuyobora ku munezero udashira. Uhoraho atwifuriza ibyiza gusa, kandi akatugobotora mu maboko y'abanzi baduhigira. Uhoraho arigaragaza igihe cyose, kandi akatugaragariza ko ari kumwe natwe, ko nta gikwiye kudutera ubwoba, ko ari we murinzi w'ubuzima bwacu. Mu Ivanjili Yesu arasaba abigishwa be gutega neza amatwi ijambo rye. Arababwira ko azagabizwa abantu akicwa, ariko ntibashaka kubyumva. Ntibiyumvisha ukuntu uwakijije abantu atakikiza. Ntibiyumvisha ukuntu uwaciye hose akora ibyiza yagirirwa nabi. Ntibiyumvisha ukuntu Yesu wabahaye ubuzima, Yesu ubakiza, Yesu ukora byose bagatangara, yatabwa muri yombi. Kudasobanukirwa ntibasobanuze ni ikimenyetso cy'uko badashaka kumva avuga iby'urupfu rwe. Barifuza ko batangarira ibikorwa bye, ariko bagahunza amatwi urupfu rwe rwabereyeho kudukiza. Duhore dusobanuza kandi dusobanukirwe n'ibyo Kristo atwigisha, twite ku magambo atubwira, maze amurikire ubuzima bwacu, amurikire imitima yacu, amurikire intambwe zacu mu nzira y'umukiro. Dusabe Nyagasani adukomereze ukwemera
kugira ngo tubeho turi abantu bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza rikababera urumuri rumurikira intambwe zabo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe naduhe kumva neza ibyo Yezu atubwira kandi adusaba. Duhore twizigiye gufashwa nawe kandi atubere ikiramiro muri byose. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akabana Nyirimpuhwe nawe umugisha abarinda bakomeza biteho abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.